sibyo batanga kayanda babwiye ubanza utegereze wijya gufata umuntu mu ishusho atarakwereka tegereza ubanza wumve ikintu kimugenza kugera kuri official ko biri ntago hari accessible ntago mugira aba disability babagana ese babigenza gute kugira ngo bagere hano shima uriste nziza ndagukunda sibyo babimenye abantu bakukunda ko nanjye gukunda n'umuntu ego kubera ko uko nguko aba ameze sikaba yarabihisemo nanjye uko mba ameze siko mba nara. Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Uyu munsi rero muri kubibona ndi mu biro icyo bita gushimuta cyane. Ubu rero nashimuse biro y'umuntu w'umushuti wanjye w'umujo cyane imbere cyane akaba noneho akaba n'umushyaka cyane sana mu maraso twatangiranye n'imizi. Ubu rero tugiye kuganira nawe ariko abantu bashaka kumubona kuri kamera andike muri comment next video muzambona nzabibwira nyabuna mwandike ubundi agire ni icyamamare iri mu boss kun oya se kandi dore ne mumenya muzakoraho byinshi sibyo atanga akazi n'urukundo muzankunde we okay nawe urabikabirije umeze neza ntabwo nkabije ariko meze neza turashima ndashimana ese ko numva narwaye kurwara rero hari ukuntu nyine bajya bavuga nako urajya kwa muganga bamvure so none se uriyumva ute wambwiye ko nyine hari utuntu tw'utubazo tumwe na tumwe ushaka kumbaza kuri kamera cyane ikibazo rero ariko ndakubaza ufite utubazo ushaka kumbaza meze neza akazi urabona bigenda meze neza dore ubu ngubu mvuye ku ishuri nubwo nakuye imyenda y'ishuri ubwo mvuye ku ishuri akazi ko mu kampe niyo mpamvu nanyuze hano mu makazi baguha akazi pe akazi ni umukozi arashoboye akazi none se by'umwihariko nawe utanga akazi uraza kukamba sibyo ndabatangiye kandi utuzi twose yadukora nimucike intege n'akanya niyo nakamara akanya yagakora sibyo none ufite akabazo k'amatsiko gute wabashije kwicara imbere ya kamera ngiye kubu byancanze we byakunani no kuyihengerezamo ndabona byananiye rero ku icyo kibazo kiranakomeye muri ukuntu ariko ikintu kibimbashisha ni uko nyine menyeranye n'abantu menyereye kuganira n'abantu menyereye kuvugana nabo vizavi so rero numvise kujya imbere ya kamera njye nta kibazo ariko ubaye ujya muri sosiyete uvugana n'imbaga nyamwinshi biroroshye kuba wakicara imbere ya kamera rwose biraza gusa si buri wese nanjye ubu navugira mu bantu 10 ariko sinzi ko kicara imbere ya kamera ikindi ni ariko niba benshi muri comment nzagaragara uzabyemera njye kuri kamera kandi nzahera kwa Shyaka BTV show subscribe share like comment and then nanjye muzeho nzaza ikindi kibazo rero sikombona ngiye kwiharira intambara uri kumva nyine ibintu by'ibibazo byawe ikindi kibazo nibaza ese uru rugendo watangiye rwa YouTube ubona hari ukuntu birimo kugenda biza ese ubona hari umusaruro ese ubona nyine ubona biri kukwakuraja gukomeza gukora ku buryo uzagera kuri cya kintu wifuza kugeraho urakoze kumbaza gutyo hari abantu benshi baba bifuza nyine ko muganira cyangwa se kumva ibitekerezo by'umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikindi cya kabiri kandi hari abantu bamwe batandukanye
byagiriye nk'umumaro, akaba wenda yari yarabuze uko abona nka nimero z'abari abantu bandi b'abarigenti, ntakwita ko ari abarigenti muri ibi bintu, akumva we kumwapurocinga ngo amuganirize akumva ntibikunda. Ariko njyewe ndi umuntu nyine w'abantu uracyazamuka, uracyashaka kugera yes. Rero ntuya n'igihe wenda nzaba nagezeyo ntabwo nzanga kubitaba, nyine bazakomeza bamubwire bazamukanye n'abantu ngo babihorere ikindi ugomba no gufasha abandi bashya kugira ngo nabo batera imbere, kugira ngo nyine bazamuke, nabo bazamuke bumve ko nyine ari ibintu bishoboka, ari ibintu bishoboka cyane. Ubwo rero iyo umuntu ampamagaye cyane ko nibanda abantu bakunda kumamagara n'aba disability batabashaga kuba babona abo baganiriza, icyo gihe iyo abashije kumvugisha tukaganira bigenda biza, biroroha gutya nyine tu ibibazo bikaba birashize. no ntabwo bishize. Ikindi kibazo kiragira kiti nk'abajyaho twizi ko mbizi ko bakunda nk'abantu b'inshuti zawe wungutse, uraduteganyiriza iki mu bihe bizaza? Ese inshuti zawe muri rusange uraziteganyiriza iki? Niki tunyotewe nyine kubona like kuri uyu muyoboro washyira? Kuri uyu muyoboro rero uno muyoboro wanjye uri nyine wenda kuri no channel yanjye, abashuti banjye abo bose nagiye nunguka bitewe na famiye runaka, Jotwins, Alista ituruka muri Jotwins. Ikintu nabagira nyine gituma nkomeza kuba hambo, nimba umuntu ashobora kumbwira ikintu nkumva ndi excited, nkumva nyine kimuze ku mutima, ese babwira ko abo nyine abashuti banjye yaba abo nsanganywe yaba baje ari bashyashya, the priest hari ikintu nungutse nabo babigirira umugisha. Kamemu ntabwo wakishimira kugira umushuti wawe udafite ikintu akora, ariko bino ni akazi, icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ubasha nyine kumenyana n'abantu, kandi iyo umenyanye n'abantu because ko hari ikintu gihinduka. Byaba ari bibabaje kuba nshobora kuza nyine hano buri munsi bikakudistabinga, cyangwa se nimba uri umushuti wanjye wa vrai ukatekereza uburyo ki njyewe ndi mu rugo nta kintu ngira nkora, nta kintu kimpuza. So rero abashuti banjye ibi ngibi bituma nyine nta muntu distabinga cyane. Ni byiza kabisa. Okay. Ibibazo byanjye rero byose biri kugenda bikama. Ibibazo byawe rero birashize, ahubwo gereka nkubaze nk'iyo uri gutekereza nka etape yindi ya kabiri ushobora gukora, akazi wumva ushobora gukora ni nk'akahe mu gihe aka ngaka kaba gakomeje ariko ukaba ubona nyine bishoboka ko wakora n'akandi, ni nk'akahe wumva wakora? Akandi kazi nakora rero numva ndi umushabitsi byimbitse, numva nta kazi kananiraga, gusa akazi nakora nkora naka numva ari ubucuruzi. Wumva wacuruza? Gusa nkunda ibintu bijyanye n'ibihingwa, ariko ko wenda nzanabikora. Numva nzagaburira abantu nyine biturutse mu bintu, nagura like ubutaka nkahingisha ono, gusa numva umushinga wo gutanga imyaka undimo, ibigori, ibishyimbo, nkagaburira abantu, nkajya nzana ku masoko nkagaburira abantu. Ibyo bintu numva nyine nzabikora, kandi ibyo nabifatanya n'akazi kanjye. N'akazi kawe? Gusa mbonye n'akandi kazi nagakora katarako ariko kagufasha kuba utuzi twaba twinshi. None se hari ikibazo nshaka kukubaza, sinzi nimba ari ngombwa ko meshoninga ibyo mukora, si bimeshoninga ibyo mukora, iyi serivisi mutanga hano ntabwo ari ngombwa. None kugera kuri ofisi yanyu ko biri ntabwo hari accessible, ntabwo mugira aba disability babagana, ese babigenza gute kugira ngo bagere hano?
ukahagera uko waba umeze kose, ufite icyo waba ushaka ko tugufasha icyo ari cyo cyose kijyanye n'ibyo dukora twagufasha, waza tukagufasha, watugana. none se urumva kuba hatari accessible harimo imbogamizi kuba umuntu ufite ubumuga atabasha kuzamuka, like ugendera nko mu kagare ntabwo yagera ahangaha. Ese mubitekerezaho iki uwo muntu ariko muramutse mugize nk'umukiriya umeze ugendera mu kagare mwamwakira gute? Ntabwo rero urumva ukuntu nagisubiza kirakomeye, ariko ukuntu ngiye nagisubiza umuntu waza atugana egare ko yaba yamaze kumenya ikintu twe serivisi dutanga hano, yego yayishimye, akaba yaza yumva yahakorera, yumva yamaze kubona nyine ko yabikora ibintu iyo serivisi dutanga yabikora, afite uburyo ki yajya agera muri ako kazi, agera muri izi twamworohereza, twamworohereza kugira ngo agere mu kazi ke, yaba yashimye gukorana nawe, twamworohereza ko dufite n'ahandi horoheje, si ngombwa kuzamuka. ako kantu rero kashaka hari ahandi hantu horoshye bitamusaba kuzamuka, yajya agenda yinjira nk'uwinjira mu nzu ye bisanzwe kuzamuka mu mayesikariye. mukoresha esanseri cyangwa hari iziri hasi tu? Ni iziri hasi, ntabwo dukoresha esanseri, dufite n'izindi nyubako ziri hasi nyine ziborohereza bose. none se ubwo aramutse ashaka gukorera hejuru hari esanseri haba muri serivisi mutanga? nta esanseri tugira, ntayo mugira mu nyubako yacu, ntabwo ari zose, hari izifite esanseri, ariko njya aho nkorera ntayo ihari. rero ariko nyine ashatse gukora hejuru egare atahafite n'uburyo yagerayo bitagize, niyo yaba atahatari esanseri yahashatse cyane, hari izindi nzira yizeye ko yanyurayo ariko mufite ubundi buryo mwamufasha cyane akabona uko akora. njye rero kubera nkunda kuhaza nibazaga icyo kibazo nkavuga nta kibazaga bizajya kumbaza ubu nyine ni ubugubi nagombaga kumenya ngo ko ahantu hose mbona hari esikariye kandi ndende, umuntu ugendera mu kagare cyangwa se ukoresha imbago yakagisesinga ibyanyu gute. ariko bigiyeho umucyo ko hari izindi nyubako nyinshi bafite, murumva wa muntu ukuntu arenze. none se reka nongere mubaze nuza muri serivisi zanyu, nubwo wenda tuzigiyemo, ariko ni akazi ukora gatuma uhura n'abantu benshi batandukanye, niyo mpamvu nakibanzeho kuba uhura n'abantu ariko udahura n'abantu bamwe bari cyangwa se bari muri kategori imwe gusa. uhura n'abirabura, uhura n'abadiaspora, okay, ukaba nyine they're joking, ariko uhura n'abantu nyine mu ngeri zose. nkaba ndashakaga kubaza ubyumva ute cyangwa se wabigenza nka gute uramutse haje umuntu ufite ubumuga aje kukwaka serivisi? ese waba wumva ari ibintu bitangaje, waba wumva ari ibintu bisanzwe nkawe wowe wanyawe, wabyumva ute cyangwa se wamufasha gute? aho afite ubumuga butandukanye ubwo aribwo bwose. njyewe ukuntu nabyisubiza, pfa kuba wanganye uzi serivisi naka, pfa kuba mu byo uje kureba uzi ko muri izo serivisi nanga hari iyo ushaka. ntabifata nk'ibintu bisanzwe ko umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'undi, kubera ko uko nguko aba ameze siko aba yarabihisemo, nanjye uko mba ameze siko mba narabihisemo, ni Imana yaturemye yabigennye. ubwo rero uje uzi icyo uje kureba, uzi icyo ushaka, ubundi iyo uzi icyo ushaka nta kindi kiba kigora. namuhaka namufasha, namwakira cyane, kuba ashaka gukora gusa azi icyaje gushaka. impamvu mbikubajije ni uko hari abantu bamwe na bamwe nyine njya mvugana nabo
bavuga ko bagiye kwaka serivisi ahantu bo ntibababone muri imaje y'uko ibyo bajemo babizi, ahubwo direct bagahita bumva ko baje kubasaba, baje nyine kudistabinga aho ngaho. Niyo byaba niyo wamubona ubanza utegereze, wijya gufata umuntu mu ishusho atarakwereka, tegereza ubanze wumve ikintu kimugenza, numara kumenya icyo ashaka azaba ari wowe ushaka kumushyiraho, ushaka kumushyira. Wimugende ushobora kumufata nk'umuntu uje gusaba kandi mu by'ukuri akuzaniye amafaranga arenze nawe ufite cyane, sibishoboka cyane. Ushobora kumufata nk'umuntu uje warwaye, umusazi, utazi ibyo agiyemo. Reka ubanze wumve ikimusohokamo, icyo ashaka. Numara kumenya icyo ashaka nibwo uzamenya akategura umushyiraho. Bantu rero bakurikira Shyaka Beauty Show, umuntu twakoranye umusaza ubwenge burenze ni umubizinesi w'umwana wa dance. Urumva azi uburyo ki yakiramo abantu bose, kuko tugira urukundo muzanatugane, sibyo? Batanga keya ndababwiye bazabagana, ndabizi neza ko bazaza bakaba cyane, bari kumva n'uburyo nyine ubisubizamo, barabyumva neza uburyo ki urenze. So rero kurega niko sawa. Impamvu nyine urumva hari nk'abantu, umuntu yagiye yarafite ubumuga ajya muri banki, we yari agiye kubitsa amafaranga yiwe, noneho umuntu uri kuri gishe we ntiyamubonamo kaje kubitsa amafaranga, ahubwo we yihutira gufata igiceri cy'ijana ngo amuhereze, kandi already nta gace cyari kimuzanye nawe yaje kubitsa ye. So rero urumva hari abantu bahezwa muri ubwo buryo, icyo gihe urumva nawe ntiyakongera gusubirayo, ahita avuga aba bantu nyine ngiye kubabuza amahoro, ngiye muri ubwo buryo. So rero abantu bakurikira Shyaka Beauty Show barasobanutse, bamaze kumenya uburyo ki bagomba kwakiramo abafite ubumuga. Icyambere banza umubaze, numara kumenya uwo muntu ukugannye n'iki ashaka, aba ari bwo wihutira kumushyira mufasha mu buryo akeneyemo nyine. Nusanga nyine aje kukwaka serivisi ushinzwe irimuhe, nusanga aje kugusaba, niyo yaba ari ukugusaba, niba ugifite icyo ufite muhe, niba ntacyo ufite mubwira ati ntacyo ufite, wenda utanzakibona. Murakoze rero. None se ikindi kibazo nanjye nshaka kukubaza, wambajije ukuntu niyumva ndi kuri kamera, ese wowe ubutekereza uramutse ugiyeho, wenda nubwo abakurikira Shyaka Beauty Show batarabidusaba, ese wowe wumva uramutse ugiye kuri kamera byaba bimeze bite? Ubu byumva ute? Cyangwa se wenda already iyo ubonye nk'abantu bari acting kuri kamera bakina filme, just ureba filme, uri mu muco cyane, ureba impanga, ese nyine iyo uri kubareba uba wumva bafite ubudahangarwa burenze, wowe uba wumva biye bitakugeraho, wumva bimeze gutya? Je rero bamwumva kujya kuri kamera ufite isoni, nta kindi bari bazi isi yose iri bundebe, ndiburebwe n'abantu barenze 10, 20, ukumva biradani, ni ibintu bijyadanje, ni ibintu bikomeye, ari ibintu birenze, kumva nyine wagira isoni muri make. Ariko nyine byabaye ngombwa nkajyaho, byabaye ngombwa wajyaho. Wowe nka MTN gukubise nk'ikiraga cyo kujya kujyaho cyane, nakijyaho niruka. Bivuge ngo rero gake gake uzagenda umenyera. Nanjye mbonye akazi ko kureka akazi cyambere n'akazi, cyambere n'akazi gukora rero nkunda amafaranga, ngo nanjye mbonye akazi kansaba kwicara imbere nayicara, ahubwo mu makazi investing mureko nicaraho nakora. Okay, rero abakozi ba Shyaka Beauty Show mwabyumvise, ni umushuti wanjye narinyuzeho ku kazi, tubatamo akantu k'akaganiro cyane. So rero twumva nta gufata umwanya munini cyane,
kumva nshaka kugushimira ku mwanya wawe uduhaye ukadusobanurira ku bintu bimwe na bimwe. Ni ukuri njye numvaga nshaka kuzabikubaza kandi I'm so sorry kuba mbikubarije kuri kamera. N'ahandi nzahajya njye mbabaza uburyo baba biyumvamo, uzagende uburyo baba biyumva nyine. Gusa uretse esikariye ibindi byose biri accessible, kandi ni nacyo twifuza. Dushaka nyine kuba ahantu buri wese abasha kugera kuri serivisi mutanga, kuko habaye nta zindi nyubako mugira, icyo gihe hari abakiriya mutabona kubera ko baba batabasha kubageraho byihuse. So rero mwakoze cyane, aho dusezerera abakunzi ba Shyaka Beauty Shop. murakoze cyane namwe, murakoze gushima, uri inshuti nziza, ndagukunda. Sibyo? Babimenye abantu bakukunda ko nanjye ngukunda. Mwakoze cyane, muturebe nubwo ntari imbere ya kamera, mumurebe, munyumve, mudukunde. Next ni comment niziba nyinshi nzaza imbere ya kamera, uzaba uri imbere ya kamera tuganire no ku bindi tubahishiye, nabyo tuzabibagezaho. ubundi tutaragenda ngo dusezere burundu, wenda ngo tuvuge ngo bye. Uvuze nyine ngo ndamukunda namwe mukunde. Ese ku nshuti nyine zifekinga abantu utekereza iki? Si zihari muri sosiyete nk'uyu mwaka? Urumva tugiye kubimara umva rero mwa nshuti abantu bafekinga umuntu, abantu bavuga turiya muntu sinaba inshuti nawe, umuntu uvuga turiya muntu nta kintu twavuga, nta ndinde se urinde uvuga muri abo ntabwo mwaba inshuti. Wigeze Imana akayunguka inshuti? Ese muri uyu mwaka ushize mwungutse inshuti zingana iki? Gihe mwungutse nyinshi, umunsi wize muri comment. Mwungutse inshuti zirenze abantu 20. muri uko mwungutse inshuti nyinshi byamuseriye, mwebwe mwungutse zingana gute? z'akamaro se cyangwa z'umumaro? No, hari n'inshuti zihari zo gufera. Izo zo zirahari, ariko intego y'umwaka ni ugusohora abantu. Bafataze gute? Ukubura sohora abantu muri telefone yawe. Sinagomba ngo wasohore, wanamubloka. Umuntu udafite ikintu, nimba ubitse nimero y'umuntu, nagiye kubwiriza, nimba ubitse nimero y'umuntu mumaze like umwaka mutavugana, umuntu wacyamubitse meke. Nimba utagira ikibazo ngo umukenere, nimba utagira ibirori ngo agutahire ibirori, uwo muntu uramushaka iki? Sohora si uwawe. Uyu mwaka tugira uyu mwaka rwose ikintu nababwira mwa nshuti mwe zifera abantu musuzugura abandi. Ushobora kuba umufekinga nawe, hari uri gufekinga hari hanze. Beta ko wakunda umuntu, mukunda uko ari, mukunda uko ameze, mukunda uko mbese mukunda uko ariko kose. Nimba wumva ufite gahunda yo kumukunda, nimba utayifite wimukunda kandi wijya no kumupreminga. Mureke. Ubwo rero inama nabagira, mukunda abantu mutarobanuye ku butongo. Dukunda abantu tutarobanuye ku butongo cyane. Mubakunde, mubarebe, mubakunde, munyurwa nuko bameze, nyurwa nuko ameze nshuti yanjye, kuko ntabwo ari bashimye kumera kuriya. Kandi mufashe, mufite ikintu mufasha, ko nawe ejo bazagufasha. Ubuzima burimo gufasha nabwo bubona ikamu nziza, babona inyungu nziza, birabagarukira. Iyo ufashije abantu, iyo ukunze abantu ubona abagukunda, iyo ufashije umuntu ubona abagufasha, iyo witaye ku bantu ubona abakwitaho. Mbese iyo unejeje abantu ubona abakunezeza. Mbese dukora ibyiza, tugifite uburyo cyane bw'urubyiruko, kandi urubyiruko dukore cyane dukunda abantu, kandi dufashanye, tugirane inama, tuve mu bintu bidafite umumaro. Uyu mwaka rero ni umwaka wo gukora, ni umwaka wo kugira inshuti z'umumaro cyane, ni umwaka wo kugera ku bintu byose byiza cyane. So bakunzi ba Shyaka Beauty Shop, kora share, like, comment and subscribe, ubundi tujye tubagezaho ibiganiro byinshi byiza. Turabakunda cyane, tuzagenda tugera ahantu henshi hatandukanye ku bwanyu.
especially ku ba disability urumva njyewe nagiye kwibariza ikibazo cya esikariye njya mbona kandi batanga serivisi nziza. Nashakaga kumenya nyine nimba n'abandi nabo badahejwe aho hantu. ntabwo bahejwe pe. Abishyizeho umucyo rero, atubwiye uburyo ki bafasha abantu bose kandi neza, sibyo? Noneho rero nakagaruka, n'utaha tuzagaruka, tuzagenda n'ahandi. See you. Bye bye.